ngaha turaje Nyagasani turakwitabye karame kuko duhamagaye kugira ngo tugirire neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana nimuhumure ntimugakuke umutima. Yezu Kristo aje kutugirira neza kuri wa gatanu w'icyumweru cya kane cya Pasika tariki 5 Gicurasi 2023. Isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 13:26 kugeza kwa 33. Mu isengero ry'Antiyokiya ho muri Pisidiya, Pawulo araterura ati bavandimwe mwaba urubyaro rwa Aburahamu cyangwa se mwaba abatinya Imana, iri jambo ry'umukiro nimwe ryohererejwe. Koko rero abaturage b'i Yerusalemu n'abatware babo birengagije Yesu, maze mu kumucira urubanza barangiza batyo ibyo abahanuzi bavuze bisomwa kuri buri sabato. Nubwo batabonye impamvu n'imwe yo kumwicisha, basabye Pilato ngo amwice. Bamaze kurangiza ibyari byaramwanditseho byose, bamumanura ku musaraba maze bamushyira mu mva. Ariko Imana yamuzuye mu bapfuye, amara iminsi myinshi abonekera bari barazamukanye nawe kuva mu Galileya kugera i Yerusalemu, ari nabo bahamya babyo muri rubanda kugeza na n'ubu. Natwe rero turabamenyesha iyo nkuru nziza. Iryo sezerano Imana yagiranye n'abasokuruza bacu yaradisohoreje twega abana babo igihe yazuraga Yesu, nk'uko byanditswe muri Zaburi ya 2 ngo uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 2. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. Niki gituma amahanga asakabaka n'imiryango ikajujura ibitagira shinge? Uhoraho arambwiye ati uri umwana wanjye, njyewe uyu munsi nakwibyariye. Binsabe maze nguhe amahanga abo umunani wawe n'impera z'isi ziba ubukonde bwawe. Uzabamenaguza inkoni y'icyuma, ubajanjagure nk'urwabya rw'umubumbyi. None rero bami nimwumvireho, namwe abacamanza b'isi mwisubireho. Nimukeze Uhoraho mumufitiye icyubahiro, mupfukamire umwana we mudagadwa. Mana ihoraho, umwana wawe wazutse naguheshe ikuzo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu yanditswe na Yohani umutwe wa 14 umurongo wa 1 kugeza ku 6. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa be ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narababwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Aho ngiye murahazi n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati Nyagasani, tube tutazi aho ugiye ukabona ko twamenya inzira dute? Yesu aramusubiza ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Ninjye nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Amen, amen, amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Tuje gushaka Yesu. Ndakwifuriza kuza kumubona, maze koko umujyani wawe, maze koko umwereke abandi, kandi ibyo ubikore buri munsi. Ngo umunsi umwe ngo umusore yagiye gusura umukobwa, noneho ngo agezeyo umukobwa aramubwira ati umva rero sheri, mu mutima wanjye hari intebe yawe, ufite umwanya mu mutima wanjye, niwo wicaye mu mutima wanjye. Nuko guhera uwo mwanya umusore atangira asuka amarira araboroga bikomeye cyane, ikiniga kiramufata gikomeye cyane. Ubwo yakomezaga kwibaza icyo ari cyo, kubona sheri we koko amubwiye ko intebe ye iri mu mutima wa sheri we, afite umwanya hehe mu mutima w'umukunzi we, kugeza n'ubanza akiri kurira aracyari kuboroga. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Yaba nanjye nabwiraga Yezu nti Yezu, intebe yawe iri mu mutima wanjye wicayemo, naba ntomboye. Niko ko umukristo muvandimwe, nawe umuntu akubwiye ko uri mu mutima we, tekereza nawe icyo kintu buryo gikomeye. Ufite umwanya mu muzima bwe, ufite umwanya mu mutima we, wowe wamusubiza iki? Hari bamwe bamusubiza bati nanjye mfite umwanya mu nda yawe cyangwa mu mutwe wawe, bitewe n'uburyo amubuza uburyo mu mutwe, bitewe n'uburyo koko amubuza kubona umugati, bitewe n'ibindi bisharira mukorera. Ariko ufite umwanya mu mutima wawe, ufite umwanya mu mutima wanjye. Yaba nanjye nabwirwa Yezu iki kintu ati Yezu, nanjye ufite umwanya mu mutima wanjye. Bakristo bavandimwe, amasomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ubwo agiye gutuma tunyarukira mu nzu ya Data. Mu nzu ya Data ni hehe?
uyu mwanya tujya kuzirikana ku ngingo ikomeye cyane yo kumenya amakuru. Imyanya twateguriwe iherereye hehe? Ayo makuru turayakeneye muri uno mwanya, na niyo ngingo tujya kuzirikanaho, maze ko turebe uburyo koko tuzinjira muri inzu ya data. Amakuru tujye gukusanya amakuru muri uno mwanya, turebe uburyo koko aho imyiteguro igeze. Ikibazo cy'imyanya, iyo myanya iri hehe? Iyo myanya tuzayijyamo ryari? Iyo myanya igeze hehe itegurwa? Buri wese rero araza gusohoka ahangaha amaze kugira amakuru ahagije kuri iyo myanya. Ubwo tujya kuzirikana ku ijambo Yesu avuze agira ati, ubu ngiye kubategurira umwanya. Amen, amen, amen. Natwe rero tujye guhabwa amakuru aho ibyo byicaro bigeze, aho iyo myanya igeze, aho izo ntebe zigeze zibazwa, niba koko niteguye kuzicaramo, niba ni koko niteguye koko kubona umwanya muri abo ngabo Yesu yagiye gutegurira. Turaza kumva muri aya masomo ko Yesu Kristo niwe nzira tugomba kunyuramo. En dehors de Jésus point de salut, ntawe ugera kuri data nyine atanyuze kuri Yesu. Na niyo mpamvu twumvise mu isomo rya mbere bitwibutsa uburyo ibintu byose, abantu bose, Bibiliya, ibyanditswe bitagatifu byose bigenda bigaruka kuri nde? Kuri Yesu Kristo, uko ari we nzira nyine tugomba kunyuramo, niwe nzira tugomba kunyuraho. Ubwo Paulo bari Antiokia muri Pisidiya, bakomezaga bigisha ko iyo nzira tugomba kunyuraho tujya mu ijuru, aho hantu tugomba kunyura. Ubwo Paulo koko abwira bari kumwumva ati, iri jambo rimwe ryohererejwe. Amen, amen, amen. Iyi myanya iri gutegurwa harimo uwawe, harimo n'uwanjye. Ni twebwe rero iri jambo ryohererejwe, iri jambo ry'umukiro, ko Yesu Kristo akiza, ko Yesu Kristo yajya kudutegurira iki? Imyanya. Ese nawe koko uri kwishyushyira ku ntebe bushyuhe mu bazajya muri iyo myanya? Paulo mutagatifu ari gukomeza asubira mu mateka yo gucungurwa kwacu, uko abasokuruza bacu babayeho, n'uburyo Imana yagiye bakomereza isezerano ryayo, cyane cyane mu mwana wayo. Imana itwereza umwana wayo kugira ngo ducungure, kugira ngo dukize, ari nawe koko ugiye kudutegura imyanya kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ubwo Imana imutangaho umwe muri Zaburi ya 2 ati, uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Amen, amen, amen. Ngubwo ubutumwa ngincamake y'ubuzima bw'umukristo, ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo aze kuducungura tubeho. Yesu Kristo nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri niwe tugomba kunyuraho kugira ngo tugere kuri data. Ubwo Yesu Kristo ari guhumuriza abigishwa be, agiye kubasiga, ariko arabizeza ko atazabasiga bonyine, bityo no kubasiga akabizeza ikintu gikomeye cyane bazaronka. Ubwo koko abijeje imyanya, ibyicaro byo mu ijuru. Ati, ntimukuke umutima, mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi, ubu ngiye kubategurira umwanya. Amen, amen, amen. Ngaha tugeze dukusanya amakuru ku myanya Yesu Kristo yagiye kudutegurira, kugira ngo buri wese koko ajya koma agatima hehe ku ijuru. Ibintu byose ukoze ujye uvuga uti, ese aha hari mu ijuru? Rero iki cyizere dufite muri Yesu Kristo ko yagiye hehe mu ijuru, kandi ko agiye kudutegurira, natwe dukomeze tumwizere. Yesu Kristo ntabeshya. Ariko se nanone ijuru turyitegura dute? Twitegura gute kwicara muri iyo myanya? Cyangwa abantu benshi bibwira ko ijuru nyine rimeze nko kwicara mu ntebe y'ifuteyi, ya myanya y'icyubahiro, hahandi dutumirwa mu bukwe, abandi batanze amafaranga menshi akaba bicara mu myanya ya mbere. Ariko ngasigara nibaza ngo, ese ntegura ijuru? Ibikorwa nkora, ibyo mvuga, ibyo ntekereza, harimo gutegura ijuru? Ubundi ibintu byose wagombye gukora, ikita rusange cyakabaye ijuru, gutegura ingoma y'ijuru, ya myanya Yesu Kristo yadusezeranyije. Ariko nanone ntabwo tuzayijyamo, ntabwo ari n'agahato, ni n'ubushake bwawe, nawe hazazamo ubushake bwawe. Ariko ubwo bushake busaba nanone kugira ubushake nanone buhuye n'ubw'Imana. Icyo Imana ishaka, irifuza ko twese twazajya mu ijuru, kuko ariho tuzishima iteka nyine. Ikindi tugomba kwibuka ku ijuru, ni uko ntawe uzajya mu ijuru nyine adapfuye. Ni ngombwa rero kujya twibukiranya ijuru, hato utazajya udamara hano ku isi, ukarya, ukanezerwa, ugatunga, ugatunganirwa, ugatunga ibintu bya mirenge. Ariko ibyo bintu se bigufasha gutegura ijuru? Burya Imana itunyuza hano ku isi nk'inzira tugomba kunyuramo, transition, aho tugomba kunyura kugira ngo twitegure koko ahandi hakomeye tuzatura iteka. Ahangaha duhari nyine nk'abimukira, duhari nk'abagenzi ku isi, turi abagenzi, turi mu icumbi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umukire ngo yari afite ngo abahungu babiri, ariko bagahora bacunga uburyo azapfa kugira ngo ko bamuzungure basigarane ibye.
uwo mugabo rero akaba yari afite inzu ikomeye cyane, inzu nziza cyane y'agatangaza. nuko rero abahungu be bagahora bifuza uburyo uwo musaza yazapfa kugira ngo basigarane iyo nzu, ndetse ngo bari baranze no kubaka kugira ngo koko bategereze ko se apfa kugira ngo iyo nzu koko abe aribo bayitwara. Ariko ikibazo kigasigarana muri bo uburyo bazayigabura iyo nzu, kuko bombi nyine bari baranze kubaka, buri wese akanga kubakiye ngo ategereje ya nzu uko se azapfa ubundi akabaraga iyo nzu. nuko igihe kimwe kiza kugera rya bintu by'uko nyakibatarara bushyitsi, wa mugabo koko w'umukire aza kugenda asaza buhoro buhoro, anako indwara zikomeza kugenda nyine zimusatira. nuko koko abonye nta gihe gisigaje, atumiza abahungu be kugira ngo abarage ibyo yari afite. nuko arababwira ati, bana banjye rero ubu ngubu igihe cyanjye cyo kuva kuri isi kiregereje, rero ndifuza kubaraga ibintu byanjye mfite maze mubigumane. nuko buri wese atangira yishyira mu myanya icyo buri wese aza guhabwa, ariko bose buri wese aracunze ko se amusigira yanzu, amuraga yanzu. nuko umunsi wo kubaraga uragera, koko se arabicaza maze asohora ibintu byose byari biri mu nzu abihereza abahungu be. nuko arababwira ati, bana banjye rero nta handi mbakinze, ibi bintu nibyo nari mfite, ngaha mubigumane, ahasigaye koko ngewe ndi hafi kwitahira. cyo bikora itegeko mbasigiye, ntihazagira umuntu ufata ikintu gitari icye. nuko aba bana bakomeza bategereza bibaza niba se iyo nzu yarayitanze mu rwihishwa akaba yarayihaye umwe muri bo. nibwo bagiye koko batangira gushwana bati, wasanga ari wo papa yahaye iriya nzu, undi ati wasanga ari wo bayihaye, wasanga ari wo bayihaye. muri bo bibaza gusanga ntawe se yayihaye. se rero amaze kumva ko batangiye gushwana anakiriho, nuko arahamagara arababwira ati, ibintu byose nari mfite byanjye narabibahaye. iki rero inzu isigaye ntabwo ari iyanyu, ni iya ba nyirayo. nimara gupfa muzabe muyirimo nk'icumbi, kuko nanjye ryari icumbi, igihe cyose maze ryari icumbi, ni ba nyira bayinyubakiye kugira ngo bancumbikire. none rero nimpfa, iyi nzu koko muzasigaremo muyicungiye ba nyirayo, bityo nibaza kuyifata muzayivemo muyibahereze, bityo namwe mwe mwiteganyiriza kubaka izanyu nzu bwite, ba nyirayo nibaza muzahite muyibahereza, kuko atari iyacu, nanjye yari intizanyo. ikindi nabasaba abana banjye nuko nta kintu cy'abandi muzakoraho, ntihazagira ufata ikintu gitari icye. nuko babana banza baraguye muri koma, bose barahungabana bikomeye cyane, bibaza uburyo koko iyo nzu bari bacunze ko ari iyabo bagiye kwisigana, kuko se nyine agiye gupfa. babana bapika krize neza neza, ariko ntacyo baravuga bati, ntacyo buriya wasanga ari ukuri umubyeyi avuga, nta mpamvu yo kubaka amazu yacu, nta n'impamvu, kuko nyine agiye gupfa tuzayisigaramo, nta kundi tuzareba uburyo tuyisaranganya twembi. nuko abana barihumuriza batyo baguma muri ya nzu. igihe rero cyaje kugeraho umubyeyi wabo aza gupfa. amaze gupfa, babana koko baratangiye bashwana, bibaza ugiye kwegukana ya nzu, dore ko ibintu byose se yari afite yari yarabahaye, abahishura ko iyo nzu koko atari iye. mu gihe rero bakiri gukomeza bashwana, bibaza uzaba nyirayo nyiri iyo nzu, dore ko batari bigeze banubaka, kuko nyine bumvaga nyine iyo nzu ari iyabo. uko bakomeje kurwana, bakomeza nanone kwibaza uburyo koko iyo nzu nta n'umwe bayiraze. nuko rero abasore ngo baza gusubiza amaso inyuma, baza gutekereza ku ijambo se yahoraga babwira ati, iyi nzu irahenze kandi irimo ibintu bihenze. nuko bakomye agatima kuri iryo jambo, bakeka ko iyo nzu yashobora kuba irimo zahabu. nuko bajya inama y'uko iyo nzu bagiye kuyisenya kugira ngo bakuremo iyo zahabu irimo, kandi koko bahite banagabura ibikoresho byose biri kuri iyo nzu, bityo buri wese koko azajya iwe yubakiye, bubakishe n'iyo zahabu irimo aho ngaho. nuko abana nyuma yo kugenda kuri cya cyifuzo kuko nyine iyo nzu irimo ibintu bihenze, baratangira koko batangira barayisenya. mu gihe batangiye gusenya ya nzu, bakuraho ibati, bagasanga bareba iryo bati, bagasanga iryo bati ryanditseho izina rya nyiraryo warishyizeho. nuko basenya bagakuraho itafari, bakabona handitseho izina rya nyiraryo uwaritanze. muri ako kanya bigira inama y'uko buri gikoresho cyose bazagenda basanga ari nyiracyo bazajya bahita bakimushyira, hato ataza kuza batararangiza gusenya akaba abatwaye iyo nzu cyangwa atwara iyo zahabu irimo. nuko uko basenye bakuraho ibati, babona ryanditseho nyiraryo bakarimushyira, babona itafari ryanditseho nyiraryo bakarimushyira, igiti cyangwa n'ikindi cyose cyuma cyanditseho nyiracyo bakakimushyira, igikoresho cyose cyari kiri kuri iyo nzu, dore ko cyari gifite izina rya nyiracyo wagitanze,
nuko bagahita kimushyira amaguru mashya hato ataza kuza agasanga ko bari gushakisha ya zahabu akaba arayibatwaye. Nuko abantu ko bakomeje kugenda basenya ari nako bashyira ba nyirabyo ibikoresho, dore ko umubyeyi wabo iyo nzu ngo yari ari mu buhungiro. Nuko rero abantu b'ingeri nyinshi baza kumufasha bamwubakira iyo nzu, uzanye itafari, uzanye ibuye, uzanye umucanga, uzanye sima, uzanye ibati, uzanye igikoresho, bose barunda aho ngaho. Ariko uwo mubyeyi akajya yandikaho izina rya buri muntu n'icyo yatanze, nuko buri gikoresho cyose batanze akacyandikaho izina rya nyiracyo wagitanze. Babana koko nabo baza kwibuka iryo tegeko ko se rero ubwe ati ntihazagire ugira icyo abandi afata. Nuko rero nabo nyine baranabitanga ko bari bibwiwe babiha ba nyirabyo. Uko bakomeje bagenda bacukura ari nako basenya. Ya nzu byaje kurangira kuko bayihiritse bayishyize hasi, ibikoresho byose ba nyirabyo bamaze kubikukana, hasigara koko bagiye gucukura hasi ngo barebe ya zahabu. Bakomeza baracukura, yewe na n'ubu baracyacukura bashakisha bwa butunzi bwa bukungu buri muri ya nzu, na n'ubu ntibarahagera, na n'ubu baracyakomeje bacukura. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Nguko uko abantu benshi twagiye twibera abanebwe hano ku isi, tukanga kugira ubwo twubaka ngo ndabizi umubyeyi afite inzu, azampa inzu, azandagira iya nzu. Aha umunsi wamenye ko iriya nzu y'iwanyu nabo atari iyabo, aho ntuzapika krize nawe uzarangira koko nawe uri kugenda ucukura, bikazarangira koko ntacyo wiboneye, ari ya zahabu ntayo ubonye, ari ya nzu n'ubundi wisubije ba nyirayo kuko nyine atari iyawe. Bakristo bavandimwe, ibi natwe bigatwerekeza ko turi mu icumbi. Akenshi turwanira ibya hano ku isi, yewe bamwe tukabitemeramo abandi, tukabakubita, tukabyambura abandi, tukabiriramo za ruswa. Ariko tujye dukoma agatima tuzirikane ko atari ibyacu. Hano mu isi turi nk'abagenzi, hano mu isi nize kuvuga ko turi impunzi. Nk'uriya mubyeyi wari impunzi, nuko bakamufasha, bakamuha ibikoresho, abagira neza bakamwitangira. Aha ngiye neza koko tugira abagenzi bacu, turi kwitegura ijuru, turi kubakira abandi ijuru, turi guha abandi icumbi. Iri cumbi rya hano munsi rishushanya none icumbi ryo mu ijuru, rishushanya none ya nzu tuzajyamo ubuziraherezo yo mu ijuru. Uko najye ntegurira abagenzi banjye icumbi, nkabakira neza, nkabubakira, nkagira uruhare mu kubakira, ibyo ngibyo wagize ngo ntibizampesha ingororano, bizarangira koko nanjye bya bintu bingarukiye. Nguko uko abantu benshi twabaye abanebwe hano ku isi, ntago dushaka gukora, ntago dushaka gushyiraho akacu, ntago natwe dushaka gutegura ijuru, bikaza kurangira turi gucungira ku bandi, turi gucungacunga abandi ngo bazapfe ubundi tubone kuzungura ibyabo. Turi gushakisha uburyo bwose twakwitusha urupfu rw'abandi, bamwe tukica abandi tukagambanira abandi. Kubera iki? Yanda dutanze imbere, bikaza kurangira n'ibi byose twarwaniye nta na kimwe tubonye. Turi gukomeza tugenda ducukura dusenya. Nk'uko uzasanga hano ku isi abantu benshi batuzwa no gusenya ibyo abandi bubatse, gusenya iby'abandi. Ugasanga abandi bari gukusanya ubufasha bwabo, ariko wowe uri gukusanya imbaraga ushaka kubasenya, ushaka kubiba, ushaka kubakura umutima, ushaka kubayobya. Kandi Yezu Kristo yatubwiye ati ntimukuke umutima, mu nzu ya data hari ibyicaro. Uze gukora umwitozo nawe uze kureba niba uri mu basenya cyangwa uri mu bubaka. Navugaga abasenya ingoro y'Imana, navugaga abasenya ibikorwa by'urukundo, navugaga abasenya imigambi myiza. Ariko niba uri mu bubaka, abubaka ingoma y'Imana, abubaka neza, abubaka impuhwe, abubaka urukundo, wabuhiriwe. Mukristo muvandimwe, nk'ubu waguha mikoro agakubwira ati paruwasi yawe bari kuyubaka, harimo itafari ryawe, harimo ibuye ryawe ririmo, ku buryo nawe iramutse isenyutse nawe bagusubiza ryawe ryawe, wakura hehe ibuye, wakura hehe itafari? Hari itafari ugeze ushyira kuri paruwasi yawe, kuri diyoseze yawe, ku rusengero rwawe? Hari umwana w'imfubyi yigeze ufasha? Hari umukene wigeze urihira ubwishingizi? Hari igikorwa cy'urukundo wigeze ukora koko kugira ngo koko igihe nikigera Nyagasani akaguhamagara nawe cya gikorwa koko kizagutambutse ujya mu ijuru? Ngiye inzu ya data turi kugenda twubaka buhoro buhoro, utererayo itafari, utererayo ibuye, utererayo igikoresho cyose cyo kubaka, utererayo ibati n'ibindi byinshi cyane. Ayo mabati, ibyo bikoresho byose byo kubaka bishushanya ya mafaranga dutanga.
tukubakira abanyantege nke, ya mafaranga dutanga tukarihira abana b'imfubyi, ya mafaranga dutanga twa contribution, rwa ruhare rwanjye nanjye ngira mu kugirira abandi neza, rwa ruhare ngira mu kwita ku bandi, abababaye, abashavuye, abarwayi, ababuze ubwishingizi, rwa ruhare nanjye ngira mu gushyingura abandi, rwa ruhare rwanjye nanjye ngira mu kugira ngo abandi batere imbere, rwa ruhare ngira kugira ngo ngaburire abandi, rwa ruhare rwanjye ngira nanjye kugira ngo nigo mu ifunguro maze ngaburire umushonje. Ibyo nibyo bikorwa bizantambutsa. Iyo ni imyiteguro y'ijuru, iyo ni imyiteguro y'imyanya y'ijuru. Ngaya makuru rero buri wese aze gukusanya amakuru ye ageze muri ya myiteguro y'ijuru Yesu atubwiye. Uze kureba niba utajya uca abandi intege, igihe abandi batoreye igikorwa bagiye gukora igikorwa cy'urukundo, ariko wowe ubugugu buragusabye, ukomeje kuba umunyabugugu, uri kugundira. Ariko ujye uzirikana ngo ibintu byose ufite ndetse ibyo byose utunze, ujye uzirikana ko ari intizanyo. Turi mu icumbi, turi mu mazu y'intizanyo. Nawe rero iyaba wari uzi ko ari intizanyo, wagomye nawe gutiza abandi, kumenyera gutiza abandi, kuko ntawe ufite ikintu cyando ku isi. Twese tubera kugira ngo ibyo bintu bidufashe twitegure n'abandi ijuru, kuko ntabwo uzajya mu ijuru wenyine, hari abandi muzajyana. Ugomba rero gukora nk'umugenzi, maze nawe kuko umenye kwiteganyiriza ijuru. Ese koko bakubwiye ko mu ijuru, akaca cyo babaje wa muntu bati, ese ko bakubwiye ko mu ijuru rya turo dutanga, ya misanzu dutanga, ari byo bijya kubaka inzu mu ijuru? Waba inzu yawe umaze kuzuza mu ijuru? Waba umaze kuzuza inzu ingana iki mu ijuru? Undi ati, yewe nta na rumwe njya tanga, ubwo habe nayo gusiza ikibanza ntayo nabona. Nguko bakristo bavandimwe, natwe Nyagasani tujye tuzirikana ngo Nyagasani ntabwo akorera mu kirere, ntabwo akorera mu cyuka. Nyagasani akoresha abantu kandi agakorera mu bantu. Ya myanya mu mitima yacu, ya myanya tugomba gushakira Yezu koko tukamubona muri bagenzi bacu baciye bugufi, babandi tugomba kugaburira, babandi tugomba kwitangira, babandi tugomba gukorera neza, ukemera ukagoka kugira ngo ukorere abandi neza. Uko niko kwitegurira ijuru mu Kristo muvandimwe. Mu nzu ya data, mu nzu ya data, mu nzu ya data. Ese nawe uhafite itafari ryawe? Ese nawe uhafite ibati koko? Ese nawe hari ikintu wateganyirijeyo? Aha, tujya twimenyereza ko turi mu icumbi, turi abapangayi. Ibyo dukora byose tujye tubigirira abandi, ibyo dukoze byose tujye tuzirikana ko turi mu icumbi, kandi koko turi hafi kwimuka. Uriye ejo yarimutse, nanjye ninjye uzakurikiraho, nawe ari kumenya ko uzakurikiraho. Kwimuka turi mu icumbi bakristo bavandimwe, niyo mpamvu buri wese akoma agatima ku ijuru, akoma agatima ku mwanya we. Ese umwanya wawe urateganyijwe? Ese umwanya wawe uri kuwutegura? Ko Yesu Kristo yatubwiye ko ajya kudutegurira, nawe ufite uruhare mu gutegura uwo mwanya neza? Ibaze nanjye nibaze. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Mbaye mbasijya ko karirimbo karirimbwe n'abaseminari ba Mutagatifu Aloyizi muri Diyosezi ya Cyangugu, mwe mukazirikana, bityo koko kadufashe kwitegura neza mu nzu ya data. Ngani byacu turi mu icumbi, nimugire vuba nk'abagenzi, mwitegure twimuke mu nzu ya data. Hari ibyicaro byinshi ngiye kubategurira, imyanya nimwishime, nzagaruka mbajyane bana banjye. Nimwishime, nzagaruka mbajyane bana banjye. Icy'ingenzi mushakashake ijuru, mukore igikwiye, mwicuze muhinduke, ibyishimo bihoraho n'igihembo cy'ijuru, hamwe n'Imana Data. Mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi ngiye kubategurira, imyanya nimwishime, nzagaruka mbajyane bana banjye. Nimwishime, nzagaruka mbajyane bana banjye. Mu nzu ya data hari ibyicaro byinshi
nzagaruka mbajyane bana banjye mwishime nzagaruka mbajyane bana banjye nimwishime